Ndi papa Sava. Wow. Shashiri bajyaga bavuga Nyungwe ntarayibona. Iyi niyo Nyungwe ubundi bavuga. Nyungwe ni iyi ngiyi. Yababa data we. Noneho wemeye? Umva, nemeye pe. Ushyira akadomo ko nemeye. Jesus. Seko ntabwo ufite. Yes. Shashiri. Mwah. Mwah. Urakoze. Ndishimye. Ndishimye mbega ahantu heza. Hari ahantu hose niho tuvuye. Kozi ntara hose. Cyakoze umuntu utarasura Nyungwe yarahombye. Shashe ahangaha uranyemeje. Ahangaha ndemeye. Wow. Ahangaha turahamara ukwezi. Ntabwo ngiye ntaha. Ubyuka tubisezerane ko ngiye nari butahe. Hano ndahamara ukwezi, tuhamara ukwezi. Akazi. Oya akazi hari imbere bikarya cyangwa usi wikorera shiri. Ntabwo twamara ukwezi. Oya shiri ahangaha ntabwo ntaha. Mbega ahantu mbega Nyungwe mbega kampu mbega. Mama yanjye. Urakoze. Mana we mbega ahantu ahangaha nzajya mbona amazi buri kwezi shiri. Ese umuntu utaragira ahantu koko mana yanjye ameze ati utaraza muri Nyungwe ngagendera kuri iki kiraro agenda kibucukuza cyakoze umugabo ni wo shiri. Nabivuye. Oya ubwo wishimye ni sawa rwose. Ariko wari ufite ubwoba. Sibyo? Oya ntabwo Naho wawa handi mumeze neza nta kibazo. Nukuri ni sawa nta. Urabyigaragaza. Hano ni heza. Hanyuma rero karibu rwose. Urabona hano ni hano Ibindi turabyikorera. Tunakabona hano. Ntacyo ibindi ndabyikorera. Sheri. Bitese. ibyo nababwiraga. Yego. Nababwiraga nti hano rero. Ikintu cya mbere nabizeza. Ni umutekano usesuye furu mbese. Ikindi murararamo hano. Icya mbere cyiza gihari. Muraramwumva akayaga ka Nyungwe koko. Mwumva injereri, mwumva utunyoni, mwumve mbese ahangaha uba wavuye ku isi ukinjira mu yindi si noneho. Ni nka paradiso sibyo? Hanyuma oya ntacyo bireke ibindi turabyikorera wadufashe neza rwose mwatwakiriye neza cyane. Hanyuma rero hano urumva ese niko murasa rwose muva indimwe. Oya abakundanye barasa ni umukunzi wawe. Ubwo nyine ni ukuri mwakoze cyane pe. Yego sheri hano ahantu atari heza se ko mbona utishimye se. Ese iki ni iki? Iki nicyo turi bwiyoroze. Kiriya se cyo ni iki? Ni agatente turi buraremo. Njyewe madederi ndara muri tente. Ese hari icyo habaye se rona? Ukomeye mu mutwe wawe. Ahangaha se tuje mihango yo gusaba no gukwa. Hakuzi ko abantu bifata, hakuzi ko udatekereza. Ubu urifasha uricara uravuga uti reka uyu mukobwa wakuriye mu cyaro mu mabuye acamano musohokane mujyane mu ishyamba rwagati.
mu ishyamba ku gasozi. ariko suba muri iki gihugu kuri iyi si yose wabuze ahandi hantu wanjyana, wabuze ahandi hantu wamfata ukantwara uhitamo kunzana muri iri shyamba. Noneho ngo ngiye ngo ndare muri tente, iki ngo barakiyorosa. aha naho turi burare kugira ngo ejo bazadutembere. Iki ngo bakigira gute? iki nicyo turi bwiyorose. Ako madedere menya nshiritse koko. Umugezaho kwiyorosa amashashi. Ngewe niyorosa amashashi kuko se mu rugo nta buriri buhari, kuko mu rugo nta makuvurora ahari, kuko mu rugo nabuze iki kuburyo ngewe nzara mu ishyamba, kurara mu ishyamba hagati. Ese ubundi dareka nkubaza, mu moko y'inyamaswa zibarizwa mu ishyamba ndubuye ku buryo wumva ko ugomba kunzana muri iri shyamba rwagati? Ndi impimbi, ndakayongwe, ndakanyamasyo, ndi numa, ndi injereri ngewe ndi impiri. ariko sheri hakubwo wambonyemo igikeri da. umva sheri aha hantu njye nakuzanye nzi ko rwose uri buhakunde kandi urana ko ahantu. ariko ubwo nahakundana ahantu hatagira n'inyoni itamba. ntabwo ubonye kuri muntu utuzanye se yigendera ntasubira ruguru iriya. si uko ahangaha ko bataza se kurara ahangaha, ko bazamuka bakajya kurara hara ruguru hazima. ndakubwiye ngo ntaho ndara, dutaha ahubwo njye nabona arara ahantu mu ishyamba. umva nkubwire, hakuje kumpotora, uje kumpotora mbimenye. hakushira uzi ko udatekereza. iyi se ni hoteli y'inyenyeri zingahe? ako suba ni hoteli y'inyenyeri zingahe ndi kukubaza? mu mahoteli tuzi muri iki gihugu yishyire ku rutonde uyimbwire, umbwire ngo ni hoteli y'inyenyeri zinizi. ni hoteli y'inyenyeri zingahe ku buryo njye utekereza kwanzana mu ishyamba? ahangaha niho wabonye njye waza kunsohokana, njye uransuzugura kubera urareba ukabona njye ni umukobwa uciritse utarihaye ku buryo we wanzana ahangaha mu ishyamba. ese iyo umbwira ubushobozi bwawe ko ntabwo njye nkirwariza ukareka kuza kundindagiza? wabonye ingendo zose twagenze wowe nta n'isoni, warangiza ukanyenesha urugendo rungana gutya unzanye muri iki gihuru. none se ufite ikihe kibazo ko utari buraro unyagirwa? uje kungemurira inyamaswa, reka nkubaze. nturi buraro unyagirwa, bakwisheje umutekano w'ahantu turi. njyewe urareba ukabona ndaciriritse ku buryo unzana mu ishyamba rwagati uje kunyahura. njyewe unzanye kurisha tubimenye, njyewe nje kurisha ko nta soni. mu misozi haguje kundoha yapfiriye, ubundi uri umuntu. ariko se ahantu urana uri bubiki koko? watuje ko mbizi neza ko ahantu uri buhakunda. ntago nahakunda, dutahe. gira vuba dutahe, njya hasi naharara. cyokoza niba uri uryama genda uryamenye, ndarara mpagaze. aha ntago naharyama. ndirara na twaje. turarara he? hariya turara tugerekeranye. ndarara hejuru yawe, urara hejuru yanjye. harimo na matera. matera yihe hariya muri shitingi ngo ni tente? njyewe madederi reka nakuriye mu cyaro. umva twasimbutse impiri, dusimbuka ibikeri, dusimbuka iminyorogoto, turabisimbuka byose. ntago naza kuransota ahangaha ku mafaranga yanjye. njyewe ntago nabuze amafaranga njyewe yo kujya kwikodeshereza hoteli nzima. niba wumva utabishoboye njyewe nsubiza iyo wankuye, njyewe ndirwanaho. ntago narara muri iri shyamba ndakakwambura, ntaryo nararamo. genda ujye kuryama, ndarara nkuraririye. ubwo ndaba umuzamu wawe. urarara uhagaze? ndarara mpagaze aho kugira ngo ndaremo hariya, njyewe ndarara mpagaze. ko nta soni ugira. ese iyo umbwira kuko nta bushobozi, ese da reka nkubaze, niba koko ubushobozi bwawe ari ahangaha bugarukira, ari ahangaha babashe kugondagonda, aho twavuye yose ku mafaranga twishyura ahangaha twari kubura ahandi hantu twishyura tutarinze kugenda imisozi n'imisozi. umuntu agenda asinzira mu nzira yicura ngo tugiye ahantu, kumbi tuje mu ishyamba. ko naje ahantu hiherereye turi twenyine ngo umva. oya aha sinaharara. uzi ko ukomeje izina ni ukuri do. njye ntabwo narara muri iri shyamba, sinarara muri kariya kantu kameze njye ndi impunzi, njye ndi mu nzira, njye se ndahakura, njye naje guhakura ahangaha.
njye se ndi umuhigi ariko sheri njye ntabwo ndi umuhigi ndakubwiye ngo ntuzansuzugure n'umunsi utazongera kunsuzugura njyewe uza kungerera njye niba ari abo bakobwa bose waba warateretse ari ko wagendaga ujya kubahigisha niba waje guhiga ubimbwire njye ntabwo naje guhiga ubimbwira ko waje guhiga ahangaha nari kubimenya nkazana itopita n'umuheto we tuza nkubwira ahantu ndabizi kuri buhakunda izi sheri by'ukwezi ko nta kintu bivugaho no urumva urabizi ko mfite porogaramu nyinshi mu kazi muri iyi minsi sibyo reka tuzagaruke sibyo ntacyo hano rero rwose habereye ubuhanzi tugende rero kuri kampu tujye gushaka izina tuzita umwana nibyo ngaho ubwo iby'ukwezi byane